umusaruro wavuye mu biganiro hagati y'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame leta ugaragaza nk'uw'ingenzi. Madame Louise Mushikiwabo uvugira leta y'u Rwanda abigaragaza mu buryo butatu. Ubu burimo ngo kuba Papa Francis yaragaragaje ko Kiliziya Gatolika ifite akababaro k'ibyabaye mu Rwanda akifatanya n'abanyarwanda babuza babo, ndetse Kiliziya ikemera amakosa y'abayoboke bayo. Kuri Madame Louise Mushikiwabo ngo leta y'u Rwanda inyuzwe n'intambwe ku byaha byakozwe n'abakristo n'abapadiri n'abantu bari bakwiye kuba mu by'ukuri ari abantu bayobora abantu mu buryo bw'idini, ariko Kiliziya nk'umuryango ukomeye w'abakristo yemera yuko yakoze amakosa. Ibisigaye rero ubona ko atari imbabazi cyangwa se wumva atarasabwa imbabazi zihagije, twebwe nka leta y'u Rwanda twumva atari byo, kuko gusaba imbabazi bikorwa mu magambo menshi atandukanye. Ushobora gusaba imbabazi nta n'icyo uvuze, ushobora gukora ikintu kigaragaza ko usabye imbabazi. Wifuza ku giti cye yuko Kiliziya yazaza ikamusaba imbabazi, ndumva ari ibintu bidafite ishingiro, kuko Kiliziya ihagarariwe na leta. Izi mpinduka mu mateka leta y'u Rwanda ifata nk'intambwe ikomeye, inagaragaza ko zaba umusemburo w'umubano mwiza hagati yayo na Kiliziya Gatolika. Madame Louise Mushikiwabo kandi agaragaza ko iyi ntambwe yaranduye igisa n'isura itari nziza yagize mu mateka yaranze u Rwanda guhera mu gihe cy'ubukoroni. Ni icyasha Madame Mushikiwabo avuga ko ababanjirije Papa Francis batigeze batekerezaho na rimwe. Duhere no ku mateka ya Kiliziya mu Rwanda. Amateka ya Kiliziya ntabwo atari meza, ntabwo yatangiriye muri Jenoside. Amateka ya Kiliziya n'u Rwanda yatangiranye n'ibibazo by'amacakubiri, byo gucamwa abanyarwanda uduce, by'uko Kiliziya yakoranye n'ubuyobozi bwa gikoloni muri iki gihugu. Amateka ni maremare. Nibwo bwa mbere rero muri ayo mateka habonetse umuyobozi wa Kiliziya ku rwego rwo hejuru ufata icyo cyemezo agatera iyo ntambwe. Kuri twebwe nka leta y'u Rwanda ni intambwe ikomeye kandi twarayishimye. Leta y'u Rwanda ntiyahwemye kugaragaza ko Kiliziya Gatolika yakagombye gusaba imbabazi ku ruhare rwa bamwe mu bayoboke bayo muri Jenoside yakorewe Abatutsi ku rwego rw'isi. Mu nama y'igihugu y'umushyikirano iheruka, iki kibazo cyanagarutsweho ubwo umukuru w'igihugu bwe yibazaga impamvu umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi atabikora kandi ahandi asaba imbabazi ku byango bifite uburemere buciriritse ugereranyije n'icyaha cya Jenoside. Kubw'Imana Vedaste, TV10.